navutse ndi umwana umwe babana bita ibinege. Ni njyewe mama yabyaye, amaze kumbyara ahita apfa. Ako kanya ahita apfa. Amaze gupfa narifite tante wanje yari impanga ya mama wanje. Hanyuma yafite inshingano zo kundera kuko ndamaraso ye. Arafata arantwara arandera. Amezi 6 ageze, umugabo aramubwira ngo uyu mwana urarurira, sinshaka kurera umwana ntabyaye. Habura uko nakabaga n'ukuri mugira umutima pe, uriya mwana nagari barabisema. Ye mwihanga. Umugabo yirukana jewe tante agenda cyane mu kigo cy'imfubyi. Hanyuma 94 nambara ibaye, buri muntu wese afata umwana we aramutwara aramujyana ajya kumwitaho. Nagize umugisha ukuboko kwiza kw'Imana kuba ku buzima bwanjye. Ukuboko kw'Imana kumbaho. Umumama arantunga maze kugira nk'imyaka 12, arambwira ngo wowe uri umwana wacu, nugira ikibazo umwana wacu twakwibarura. Barankunda, nkajya ndya neza, nkaryama neza, nkajya kwiga n'imodoka. Ndatete, ubu ngubu naratese. Ariko ngiye kubabwira Yesu. Mwishuri ndiga, kuko kw'Imana kuri kwinyanga ngira amanota meza. Abarimu barankunda, ababyeyi barankunda. Narize ndiga segonderi, ndiga tronkome ndatsinda, segonderi ndatsinda. Muri ba bantu banyigishaga hava mumwe harambwira ngo ndagukunda. Yari afite ifaranga. Nyuma y'iminsi mike baramwirukana ku kigo. Hanyuma aragenda abona kandi kazi keza, abajera wa banki. Umva niba kwirukana hari office Imana izaguterekamo. Ate wowe nubwo bakwirukanye reka guhangayika, hari office Imana igiye kuguterekamo. Aragenda abona kazi keza, atangira kumena mama faranga. Arambwira ngo none uri madamu wanje, hanyuma nzakugira umugore. Ndavuga sha, ufite n'imodoka. Bira modoka uzayinyigisha nzajya nyitwara. Umwana avutse kwa naka wabaye hari akunyundo mu kigo cy'imfubyi. Umugabo afite televiziyo, ikigera afite na televiziyo. Rata ntiyarakomeye, yari afite n'imodoka. Kamodoka kakandi nyine kagenda mu muntu umwe kakandi kuri iki gihe shaka kamaye sinagatora. Ariko arafite akamodoka yarakomeye cyane. Iwacu ni mu karere ka Nyagatare, niho navukiye. Mu by'ukuri narifite imyaka 19. Ntabwo nari nzi ngo ibyo ngiye gushaka ni ibiki. Numvaga ngiye kwana n'uwo dukundana. Kwana n'uwo mukundana nibyo, sibyo? Nibyo pe. Numvaga ngiye kwana n'uwo dukundana, ariko nguko bimeze. Nari nyijijwe nkora umurimo w'Imana, natangiye ivuga butumwa. Yesu naramufashe. Nago kandi namubeshyaga muri adolescence yanjye, nago namubeshyaga. Nago nikoreraga ngiye ibishogoshoko. Asanga uri hano wikorera ibishogoshoko. Hanyuma araza, itorero riratwerekana bwa mbere, bwa kabiri itorero riratwerekana, hanyuma bwa gatatu baratwerekana. Hanyuma afata irembo. Biri bube ku munsi wa 4 twari bujye mu murenge gusezerana. Twari twaraguze ibintu byose, twarashopinze, amasare twarayafashe, agasambi wacu bari banasigiye nari narakagurishije nitegura ubukwe. Hanyuma iryo joro ari kuwa 5, fiance arambwira ngo tujye gusenga. Twagenda turasenga kuwa 5, ariko hari buvemo icyumwe tukinjira mu cyumweru cy'ubukwe tuzajya kwego mu murenge. Arambwira ngo tugiye gusenga. Imana irambwira ngo ubwo numvaga nitumara gukora ubukwe nzajya kwiga kaminuza. Imana irambwira ngo ngewe ndi Uwiteka nzakwigisha amashuri arenze kaminuza. Cyaje navuga ngo buriya ntabwo nziga kaminuza, nziga masters n'ibindi buranzasimbuka. Imana irambwira ngo ngewe nzakwigisha. Hanyuma turongera dusubira gusenga. Sengera ubukwe. Imana irambwira ngo nzabana nawe. Nongeye senze irambwira ngo nzagutunga.
nongeye nsengera ubukwe irambwira ngo nzagucyura uri umwere. Ibyo bintu byose ngiye nk'umwana wiriraga potaje, nkirira amagi atogosheje n'ifiriti, ibyo numvaga ntabyo numvaga ari nkiringara, ntabwo numvaga iby'Imana iri kuvuga. Weekend ivamo kuwa mbere tujya kuzana invitation tuzishyira abantu. Twari mu rugendo na fiance wanjye, ndabyibuka yari kuririmba indirimbo, yari kuririmba tugeze nko mu ntambwe 3, arambwira ngo Cyuzuzo ndagira nkubwire ko ubukwe bwacu bwarangiye nta bukwe buhari, ahubwo wowe reka dufate imodoka tujye Kampala, ko bwacu tubureke. Nkamubwira ngo umuntu uzumva iyi nkuru azavuga ngo iki? Ndamubwira ngo, arambwira ngo tubikore gutya. Namubwira ngo niba ari kubihisemo it's okay. Arambwira ngo siko mbihisemo nagukunda, afite fiance yari yagendaga kumba ku munsi w'ubukwe arayinyambika. Arambwira ngo ndagutangaza ko ubukwe bwacu bugize gute burangiye, ariko yabyiyumvagamo, yumvaga ko ari mu rugendo rwe, ariko yari umukirisitu n'ukuri. Imana imuhira uko ridashira. Hanyuma twateye intambwe nk'eshatu rwose, mu gihe ngende kuvuga ati iki gihungu kuki kimbwiye gutya, turagira tugeze imbere tugwa mu gico cy'abagome. Hari hacuzwe umugambi w'uko nge nawe tugomba gupfa tukarangira. Niwo mugambi wari wacuzwe ko nge tugomba gupfa. Hanyuma ninjye bahereyeho barafata banjugunya nk'hariya, barankandagira. Babikoze arazi ko ngewe mfuye. Hanyuma bakomezanya fiance wanjye, baramukura bamwicira nk'hariya, baramwica. Abantu bose bashengere baje ngo kureba, barahageze barareba, bamwe bagira impuhwe batangira kumukoraho. Yo mwana kwa naka, mwana ufite ubukwe batangira kumukoraho. Hanyuma nanjye ndi hariya nyine nameze ndi kumwuka wanyuma. Hanyuma abantu bafitije induru, polisi iraza. Polisi yageze ifata abantu bose. Bamwe bariruka barahunga, ariko bafatamo bake bari barahunga barabatwara. Nanjye barantwara, kambabwira. Ariko nibyo abari mu kazi, iperereza ni ngombwa, kuko mwiperereza ryavamo ikintu cy'ukuri. Si byose ryavamo ikintu cy'ukuri. Batwara mwiperereza, nanjye barantwara. Nari ndwaye ariko mbona polisi zindi imbere, nkababaza niki cyabaye, bakambwira ngo uzakimenya ejo bundi. Hanyuma naje nisanga ndi mu rukiko, barimo kumbaza urupfu rwa fiance wanjye uko byagenze. Ndababwira ngo ntago mbizi, ariko abo bagenzi banjye bo bagiye kubapima, basanga ibiganza byakoze kuri fiance wanjye. Byari bigoye kugira ngo bahakane ko batamwishe, kandi icyuma ibimenyetso bibafata. Bo baradutwaye badufunga iminsi 30 y'agateganyo, hitwa 1930. Iminsi 30 y'agateganyo twayimazeho imyaka 7. Tugiye kuburana badukatira burundu. Ariko ikintu nakoze, badukatiye burundu, mvuze induru mu rukiko. Icyo gihe ubwenge Yesu ikintu yakoze yahise atwara ubwenge bwanjye, kuko iyo nza kubitekereza ibyo bintu byabaye, nkatekereza ko bafunze kandi umukunzi wanjye yapfuye, nkatekereza yuko nta mama mfite uzansuraho, nari gusimbuka muri etaje nkapfa. Hari ibintu byinshi byakica umuntu, nanjye nari kwifata nkapfa, kuko abantu benshi barapfaga nkabibona biyahuye. Icyo nabonye cyo n'umunsi badukatira burundu, camanza yaravuze ngo ngwino hano usinya, maze gukubitaho inyundo yaravuze ngo ngwino usinyire burundu. Namubwira ngo njyewe ntabwo uzamfunga burundu. Arambwira ngo nizihe mbaraga wakana we zikuri inyuma. Namubwira ngo niringiye Imana ya Isiraheli. Nago nasinye barandetse, kuko usinye utanasinye n'ubundi burundu urayifunga. Ariko nageze mu kwiza, namubwira ngo njyewe nago iyo burundu nzayikora, sinzayifunga. Badukatiye burundu, imyaka 11 irashira, dusubira kuburana ku rukiko bita Cour Supreme. Tugezeho badukatira 25.
bamwe barasirimba tuzi kurinda, ndavuga ni njyewe sirimba 25 siko nazava ndi umukecuru. Ngira Yesu ngo na 25 ntibazayimfunge, cyakora 15 yo barayifunze. Ejo bundi kuri 20 izi mbabazi nyakubahwa perezida yatanze, buriya perezida w'igihugu cyacu n'ukuri ndamukunda, ndamushimiye mu ruhame, ni umukozi w'Imana, ni umubyeyi, njyewe ndamushimiye. N'abantu bakatiwe burundu atitaye ku byo bakoze, aravuga ngo ndabababariye. Ariko dusuye inyuma mwibuka ijambo Yesu yavuze ko azanyura ndumwe. Ejo bundi nagiye kumva numva ngo perezida w'igihugu yatanze imbabazi, twe tuba tubyumva mu mateleviziyo tukabibona, ariko kubyizera biragoye. Nkuko navuze ngo hahirwa uwizeye ko ibyabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Njyewe numvaga nanjye ntacyo cyizere mfite, ariko nagiye kumva numva mu gipangu cy'abagore 10,000 nagiye kumva numva saa 11 za mu gitondo induru ziravuze ngo Cyuzuzo anje nasohoka atahe. Navuze ngo ibyo bintu ubwo hari undi witwa Cyuzuzo anje warayushe bati ni Cyuzuzo anje mwene runaka. Nahise sohoka ndagenda, ubwenge bwese bugenda bugana sibyo ntago ari njye, ariko ubuyobozi buraza burasohora turagenda. Nago navuze ngo nzataha he, sinavuze ngo bizagenda gute, icyo cyo nuko nari sohotse. Sohotse nazongera kurya ibigori, sohotse ndi guhumeka umwuka hanze, sohotse mbona abantu. Habayeho imbabazi zanja kubaduha imbabazi, nanjye nahamagaye ku rutonde mu gipangu cy'abadamu 10,000 hatashyemo abadamu 6. Muri abo 6 njyewe nisanga ndi uwa mbere. Umuntu nari mfite ushaka kuvuga ngo Cyuzuzo arafunze, tumugurira byibura isabune yo koga, ariko mbwira Yesu ngo n'ubwanyu harimo abatinganyi, hari systeme Satani yasanye mu bantu benshi yitwa ubutinganyi. Mbwira Yesu ngo nge ntabwo nzatingana, ntabwo nzagukoza isoni. Hashobora kuza umuntu runaka akubwira ngo nge nzaguha buri kintu cyose, ariko tujye dukora ibyaha. Mbwira Yesu ngo ntabwo nziyanduza. Naratashye maze amezi 6 ntashye, 6 nabwiye Yesu ngo n'ubundi rwo bafunguye mpawe imbabazi nzaba ngiye kuba indiscipline mu gihugu. Ntago diplome yanjye izagira agaciro, nta nubwo umupaka nzawurenga, kuko imyaka itarashyira 5 ntago wemerewe guhabwa passport, nta kintu wemerewe. Yesu yibuka ijambo yamvuze ryo ukazanyura ndi umwere. Ejo bundi kuri 26 wari urukiko rwitwa Cour d'appel rw'ikirenga, bahamagaza abagenzi banjye basigayeyo ngo bajye kuburana, nanjye barampamagaza ndagenda. Ngezeyo muri abo bantu basigaye bo harimo umusore umwe wari urimo. Mu myaka yose twamaze tuburana, iyo bavugaga ngo byagenze gute haburaga n'umwe wemera, ariko umushinja cyarabanza akavuga dosiye, akavuga ibyo uregwa, byarangira umucamanza akakubaza niba ubyemera. Nta bitegeko rihari ryo kubikwemeza, ni wowe ubwawe ubiyeme cyangwa ubireke. Ariko bwa mbere nge nari nicaye niyambariye neza, niyambariye bisanzwe, abandi bambaye amaroza. Camanza arabanza arasoma dosiye, aravuga iki cyamuregwa muracyemera. Wa musore aravuga ngo nyakubahwa perezida w'urukiko icyamuturega njyewe ndacyemera. Baramubaza ngo kuki imyaka yose ishize utacyemeye? Aravuga ngo impamvu ntacyemeye ne ntaramenya ko nahemutse, none naragororotse menya ko nahemutse, ndasaba abanyarwanda bose imbabazi, bagenzi banjye ndabasaba imbabazi, ubu narakijijwe narihanye, icyaha ndacyemera. Baramubaza ngo muri aba bose ninde mwafatanije? Aravuga ngo ntawe. Baramubaza ngo Cyuzuzo anje duhe ruhari afite yagufashije? Aravuga ngo ahubwo niwe nashakaga kwica, nawe nashaka kumwica. Hanyuma baramubaza ngo niki cyabiguteye? Aravuga ngo naramukundaga, nagira ngo bose bapfe bagende, ariko ndasaba imbabazi. Hanyuma perezida w'urukiko aravuga ngo uru rubanza utarasoza iburanisha, aba bantu urukiko rubahinduye abere,
basohoke batahe. Mbambaye umwere, Yesu aherekeza bya jambo yavuze, kazangira umwere.